ubushize navuze ku nkuru yo gusenga uganira n'Imana maze abantu bamwe babyumva uko bitari. Hari abagerageje kumbwira ngo ubwo none nabivuze gutyo ibyiza nuko abantu bajya basenga nijoro, umuntu akagereza kwicura nijoro agasenga aho kugira ngo asenge ku manywa. Ariko reka nkubwire, iyo abaga wamenyaga agaciro k'amasengesho yo ku manywa nta nubwo wazongera kumva ushatse gusinzira nijoro. Nuko ku mubiri bidashoboka, ni ngombwa ngo usinzire, ariko iyo abaga wamenyaga agaciro k'amasengesho yo ku manywa ntiwazongera kumva ukeneye gusinzira nijoro. Ibintu izi nkuru iyo nzivuga, inkuru z'Uwiteka mba numva nshaka kuzishyira mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu abisobanukirwe neza, kubera ko muri Bibiliya hari abantu bavuga ngo gusoma Bibiliya biragoye, amagambo arimo biragoye kuyumva neza, ariko mba nshaka kubishyira mu buzima busanzwe kugira ngo umuntu noneho nabyumva asobanukirwe kurushaho. Ngo urugero, ibaze ufite urugo rwawe, wowe ufite urugo rwawe bakemera ko umujura yaza kukwiba nijoro usinziriye cyangwa ku manywa. Ibya byose uwari wese yavuga ati ku manywa, kuko icyo gihe waba uri maso, wamurwanya, waba uzi icyo gukora, waba ureba, waba uzi aho yinjiriye, waba uzi ibintu nk'ibyo. Hari abafite kamera, yaba ari muri kamera akamenya hari uwinjiye, yaba ari umeze gute, mbese uwo ari we wese yaba avuga ati hari umuntu winjiye utagomba kwinjira. Abenshi ibipangu barabikinga, yakomanga asimbutse wakumva imirindi, waba uzi ngo uwo muntu yinjiye anyuze hehe, nawe witeguye ute, yajya kukugeraho niba uri mu cyuma nawe wamaze kumwitegura. None se uwo mujura gusuye nijoro, akugezeho nijoro usinziriye, wamurwanya ute kandi usinziriye? Niyo mpamvu abajura batera nijoro, kubera ko niyo yaba kwakundi bavuga ngo abagabo n'abantu bakomeye, umujura yakugeze mu rugo rwawe nijoro uri umugabo akakugera hejuru usinziriye, wari uryamye utiteguye, ntacyo wakora, urayamanika n'ubwo waba uri umugabo. Urwo rero ni urugero rworoshye nshaka kugira ngo nkomereze ku nkuru ndi kuvuga. Amasengesho yo ku manywa ikiza cyayo uba uri maso. Nuvuga ngo niyo Satani yaba agiye kugira ikigerageza koherereza uba uri maso, hari igihe ubireba ukabona accident yari igiye kuba ugasenga, hari igihe utuvuga uti mu izina rya Yesu, ku bantu bamenyereye nyine kubana n'Imana akenshi ahita avuga ati mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu. Icyo gihe urumva uhita nyine wisekiriza, sinzi ukuntu nabyita mu Kinyarwanda, ariko urumva uba ufite ukuntu nyine uhise wishyira mu mababa ya Yesu nyine, ukabura muhamagaye, kuko Satani iyo yumvishe izina rya Yesu, amaraso ya Yesu, igihe cyose wabivugira arahunga. Urumva rero ku manywa uhora uri maso. Amasengesho yose wasenga ku manywa buri maso, kandi nkuko nabivuze ntabwo gusenga ari uguhumiriza. Gusenga ni igihe ijambo ryose wavuga, waba uri mu nzu ugenda, waba uri mu kazi wicaye, nubwo waba uri mu kazi ushobora kuba uti Imana ubane nanjye muri aka kazi ndimo, Imana ibikumva. Kandi Imana ikibereho no gusubiza amasengesho yacu, kuko ibihe byiza tugira ngo ni ibihe byo gusenga. Bise bituma nibuka indirimbo yo mu gitabo ya 49 ku gitero cya nyuma, ahantu havuga ngo ibihe byiza nyine, ngo tuzaba dusezeye ku bihe byiza byo gusenga ubwo tuzaba tugiye mu ijoro. Iyo ndirimbo yo nyiririmbya kenshi aho hantu mpatekerezaho, tuzaba dusezeye ku bihe byiza byo gusenga. Bivuga ngo ibihe byiza tugira turi muri iyi si ni ibihe byo gusenga, kuko tuba turi kwiragiza Imana, tuba mbese mu by'ukuri turi mu isi y'umwijima, turi mu isi mbi, ariko iyo dusenga niho nukuvuga ngo bwa bwiza bw'Imana buri kutugota, buri kutugaragaraho. Reka ne kujya kure. Ubwo rero icyo nashaka kuvugaho nuko ku bantu bibwiraga ngo ubushize navuze kuganira n'Imana, umuntu akumva kuganira n'Imana ngo navuze ngo no gusenga nijoro, ntago ubimenye wasenga ahubwo ku manywa ntuzongera no gushaka gusinzira, kubera kuko nabikubwiye umujura iyo aguteye akagutera nijoro usinziriye, nta kindi umva arakunesha. Abenshi abaterwa n'ibyuma akaba arakwishe. Bivuga ngo rero na Satani impamvu asanga abantu nijoro basinziriye, reka ubuzima bw'iyisi reka tujye tubugeranya n'ubuzima bwo mu mwuka, in the spirit. Nuvuga ngo usinziriye nijoro na roho yawe bisinziriye, none se ubutekereza uko umujura yagutera niko bigenda. Ni nkuko rero usinziriye nijoro na Satani agutera, kubera ko abazi ko nta burinzi washyizeho. Abenshi niyo mpamvu baryama badasenze, kuko batashyizeho uburinzi. Noneho Satani akabahengerera basinziriye. Aho ndi kuvuga gusinzira in the spirit, ntabwo ndi kuvuga gusinzira k'umubiri, kuko uba waryamye utishyizeho uburinzi. Ariko iyo waryamye wishyizeho uburinzi no mu buzima busanzwe, iyo umuntu abazi ko nyine akomeye, agira gutya agashyiraho uburinzi, abasekirite barinda urugo rwe, bagasinzira babandi bagasigara bakanuye. None se uwo mujura azatera urwo rugo? Ntabwo bishoboka. Ariko iyo nawe uzi neza ko ukomeye mu Mana, kuko gukomera mu Mana niko Satani aguhagurukira. Rero iyo uzi kuri gukomera mu Mana,
ndakwinginga mwene data ngo ujye usenga, ujye ujya kuryama wiragije Imana kugira ngo uburinzi bwe bukubeho. Baba sekirite nyine wakaba wishyiraho ku rugo rwawe, nabo bahore bari kumwe nawe. Mu by'ukuri sinakubwira ngo amasengesho nijoro niyo meza, ngo ku manywa niyo meza. Amasengesho isaha iyo ariyo yose n'amasengesho meza, ahubwo nujya ujya kuryama kuko roho yawe bisinziriye. Nshuti mwene data, ntugasinzire utabanje kwiragiza Imana. Kandi ujye usenga wiragiza Imana, ntugasenga wiragiza Imana ngo ikurinde gusa, banza watura ibyaha byawe, kubera ko buriya Satani ikintu akunda kudutsindisha no kuba tutatura ibyaha byacu ngo tubivugishe n'umuntu watubyature tumwereke ko tumukojeje isoni. Atura ibyaha byawe, ubibwira ni Yesu. Mubwira ibyaha byawe, mubwira uti mbabarira uyu munsi nakoze ibi. Kandi abantu benshi b'abakristo bakunze kwicwa n'ikintu cyo kumva ko ari abakiranutsi. Ukumva umuntu ari guseka undi ngo runaka ngo uziko yafashwe asambana ngo cyangwa ngo runaka ibyo yakoze ngo uzi nibi. Kandi uko uri kuvuga uwo muntu ku Mana nabwo ni icyaha. Niba umuntu aguhamagaye no kuri telefoni ukaba yakubaza ati uri gukora iki, uryamye ukamubwira uti ndicaye, icyo ni icyaha. Kandi imbere y'Imana ibyaha byose birangana. Ntabwo Imana yavuga ngo kubera ko wabeshya akangaka ngo karoro. No, niyo mpamvu ku isi turi ku isi twese turabanyabyaha. Ari nayo mpamvu niba ugiye kuryama, nshuti mwene data, ndakwinginga ngo ujye ubanza watura ibyaha byawe, usaba Imana imbabazi ku byo wakoze, ku byo uzi n'ibyo utazi. Ariko ibyo uzi jya umbabarira ubyatuza akanwa kawe kugira ngo ukoze Satani isoni. Icyo gihe uzajya uba ushyize uburinzi kuri wowe. Mu gihe usinziriye, uburinzi bwo Uwiteka bukubeho. Iyo sekirite izo ngabo wakabaye ushyirisha ku rugo rwawe, iyo usenze Uwiteka arazohereza zikakurinda muri cya gihe wowe usinziriye, muri cya gihe roho yawe isinziriye. Nshuti mwene data, reka nizere ko nukuri ubashije gusobanukirwa ko gusenga ku manywa bifite umumaro munini cyane. Ari no mpamvu abantu bakunze kuvuga ngo Satani akora nijoro. Ntabwo akora nijoro kubera ko ku manywa atakoze, no ku manywa arakora, ahubwo ku manywa aba yakubuze kubera ko uba uri maso ugakomeza usenga Imana. Ikintu cyose ugiye gukoraho ugasenga, wajya kurya ugasenga, wajya gutera intambwe ugasenga, wajya gusohoka ugasenga, mbese ukumva uri kwiragiza Imana mu byo ugiye gukora byose. Ariko impamvu agutera nijoro nuko akenshi abazi ko icyo gihe ashobora kugira gutya agasanga hari abibagiwe gusenga, aho ngaho agahita gufatirana. Nono babandi nabo basenga basinzira, ugasanga aho kugira ngo usenge, burya aho kugira ngo usenge usinzira wabyihorera. Noneho Uwiteka akaza kugukangura wendo bikomeye. Niyo mpamvu rero nakubwiraga ngo iyo washyirishijeho iyo sekirite y'ubwami bw'ijuru usinzira neza kandi wanaterwa. Niho hahandi Uwiteka gukangura ngo kanguka, watewe, bamaso dusenge, mbese senga watewe. Kuko no mu buzima busanzwe nyir'urugo atewe, abasekirite nubwo baba bahari bakaba babona ko hatewe bigenze bite, abo basekirite baragukangura, barakubyutsa ati hari ikibaye, ariko nta kikugeraho. Niyo mpamvu rero no muri roho no mu buzima bw'umwuka wera, bw'umwuka wawe ufite, iyo watewe mu gihe cya nijoro usinziriye, ni ukuvuga ngo Uwiteka aragukangura akakuvuga ngo watewe, jya mu masengesho. Nshuti mwene data, reka nizere ko nukuri ubashe gusobanukirwa kuri icyo kintu. Noneho wumve ko niba ukeneye kuba maso ku manywa ugahora usenga, umwuka wawe ugahora uri connecte n'Imana, wumve ko na nijoro icyo kintu ugikeneye. Jya ujya gusenga ari uko wabigenje, kandi Uwiteka nagukangura akakubwira ati watewe, jya uba maso, ntukicure nijoro ngo wumve ko ari uko ushatse kujya kuri toilette. Ujye ureba ku masaha, isaha iyo ari yo yose wicuye, ujye wicara usenge. Kandi amagambo 3 nukuri agira icyo akora. Reka rero ngusabe mwene data, niba nukuri ubashe gusobanukirwa, usharinge iyi nkuru uyigeze no ku bandi bene data bakwiye gusobanukirwa, kugira ngo nukuri nabo bajye bashobora kubana n'Uwiteka umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Kuko turi mu isi, iyi si turimo ntago ari iyacu. Iyi si ni aha ntago ari ahacu, aha ni nkaho twaratijwe, tuzimuka nyine tujya iwacu. Aha rero hatari iwacu, ni mu mwijima, ni mu bigeragezo, ni mu bibazo. Ariko kugira ngo tubayeho neza nuko tugomba gusenga nukuri nibwo burinzi dufite turi muri iyi si. Reka rero ngusabe nukuri mwene data, ukoreshe kuri iyi nkuru uyohereze undi wari wese wumva ukeneye ko yasobanukirwa gusenga, ko ari uguhozaho, ko ari ibya buri gihe, ari ibya buri segonda. Ntago bigira igihe, ntago ari kuvuga ngo ni mu gitondo, ntago ari ku manywa, ntago ari nijoro, ni buri gihe. Ariko niba ushaka gusenga uganira n'Imana, uzumve iyi nkuru y'ubushize. Ngaho rero mwene data, reka ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.